ariko ibyo nibikuyeho ko Sarongo adafite imbaraga zikomoka kwa Satani, ibyo twita imyuka mibi akorana nazo. Ziriya mbaraga bavuga ati mfite imbaraga koko arazifite, zikomoka kuri nde? Kuri Satani. Arazifite ariko ntizigwanywa n'umuntu wari wese. Icyo nabwira abantu, hamaze kujya pasiteri bangahe nibi warabaze. Bwira izina ryawe, bwira izina ryawe, bwira izina ryawe nyaryo, witwa nde? Utuye he wa muruzi? Utuye he? Urumukongomani kazi. Ariko koko niba ibyo bakora atari ugutwika, mwanshakiye ibitangaza bakuru, ngewe nyeka ko ashobora kwanga konjayo bitewe n'uburyo azi ubundi yo mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri ushaka gutuma atanyakira. Undi murozi wa gatatu ninde? Mwambwiye ko muri abarozi batatu. Undi wa gatatu ninde? Undi wa gatatu ninde? Rekura ubyaro rwe gira vuba, rekura abana be. Rekura abana bagira vuba. Soka munda. Arabicara arakikira. Baya soka murozi we. Nge najyo na Bibiliya mfite damuntu. Najyo na Bibiliya mfite. ngo wajye nta Bibiliya mfite, najyo na Bibiliya mfite. Kandi ibyo mbona avuga ngakorera abandi abinkoreye. Aba bantu bigwa bamumagara ngo masengere bajya bamaga nkabwira ati mujye kwa Sarongo, niho nabonye ufite imbaraga. Namwamamariza rwo imbaraga z'abapfumu zireje imbaraga z'Imana zindimo cyangwa se ziri mu bantu bahamagawe n'Imana, bafite amavuta bazi isi y'umwuka yariyo n'imbaraga za daimoni izarizo. Na Sarongo nubwo akorana n'amahembe n'iki, amabanga ngewe nzi yo mu mwuka Sarongo azi makeya. Kuramo no mu bugabo, kuramo faya, kuramo no mu bugabo, kuramo nagufashe nagucika rakota ya safita, kuramo byose rebo zaya mama faya, kuramo. Ntago ari buri wese winjira ku bapfumu, sibyo? Ntago ari buri wese usengera wirukana abadayimoni. Hari abantu tuzibiruka basengera bafite abadayimoni kandi bafite n'ishyaka, akamusengera agashirira mu maso, agashirira kubera bakaza kumwihorera. Hari aho twasengera umutara banyeganye gusengera abantu mu mutara, inka zabo zirapfa, inka zabo zirapfa bikagira bikica amatungo yabo. N'amahanga byandike n'itangazamakuru byo hanze bibyandike. Mu Rwanda hari umupfumu uri hejuru y'abakozi b'Imana, babyandike rwose, kuko nibyo barimo baratwereka. Barimo baratwereka ko mu Rwanda nta muntu ufite ijambo ryo kuvuga abapfumu. Umupfumu ari hejuru y'imbaraga z'iki zakoze Imana. Hamaze kujya pasiteri bane bakagira gute bakananira. Aka kajambo kiza sorejeho nakumvishe, yavuze ati n'undi mu pasiteri wumva ashaka kugana nanjye azazi, tuzagero turabavuga butumwa. Ako kajambo yasoreje avuga ati n'undi wese ngo tuzajye. Ngiye numvaga nshaka kujyayo wenda bakabana banakurega ati wavogera urugo rw'abandi, ako kaboro tuzagakata tuketwe nagira tuzakitwaza avuga icyo namushimiye nuko kari w'abakozi b'Imana. Urashitegaje kuzakira umuntu umwe, akumubwira gute ko umupfumu yanshobora akurwanisha imyuka y'abadayimoni nibwo nirukana kuri telefone. Ari ibintu bitajya bikunda. Umuntu aramagara akambwira ati ihembe ryamfashe ndi mu mujyi ndi kwigendera, kandi nyuma yo kujyayo nge nta undi muntu wagiye nyuma ngagira ikintu akorayo, si gukubeshya. Uvuyeyo uretse ko nge nanasigaye umuvumo nk'uyeshwa yashize kuri Yeriko. Reka ngerageze ku murongo wenda mpamagare Sarongo kuko nimero ze njya nzige. Muhamagare mugate Fabrice uramuzi, kamubwira nti mwene neza sa kamuhamagare. Wano namubaze kuri uretse ko atari bugufate wenda unamubaze kuri ibi. Nta kibazo, reka nase nawe ujya kuraguza ko ufite nimero ze. Ntago njyayo. Nagenda senge. Ikindi niba yaragize ikibazo mu mubiri we azamamagare mwirukane ibyo bintu ahinduke muzima nkuko yari muzima, nubwo ari pasiteri. Nubwo biriya wenda ibyo Sarongo irankuni yaba yaramutunze hari wenda hari ingaruka yamugizeho, nabyo birashoboka. Ura pasiteri gabura afite imbaraga z'Imana uko namubonye, nubwo byaragiye atsinzwe yarangaye se kuri abarwaye intambara y'umwuka. Ura pasiteri yarangaye hehe? Bose ntago zabasenyera kimwe. Kuko imyuka ntago ari imwe, n'abapfumu ntago bafite imbaraga zimwe. Nimbe yavuze ngo yasenye urembo rw'abaranje, ko basenyera abaranje ntago ari ko basenyera Sarongo.
Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Ninjye wa mu mama ku itariki 26. Ninjye wa mu mama Imana yakoreye igitangaza. Umwana we yaraheranywe n'abarozi, yaraheranywe n'abazimu, bamuteje ibintu byinshi. Bamukoresha yirirwa yarara mu gisambu, wakirirwa mu gisambu, ariko ahingana na ukuri. Fabrice ahari hose, Imana ikomeze kumuha imbago, ikomeze kumwagurira amavuta. Aho uri hose ndagutwika, umva umuriro, muzana imbere ya kamera, ndagutwika wa musimo we. Uturuka he urinde? Uturuka he? Baya mumufate muri babiri. Umuzana imbere ya kamera nk'ubitabo badayimoni. Mumufate muri babiri. Mumufate mumuhagarike imbere ya kamera nk'ubitabo badayimoni. Urinde dayimoni. Ibihe byiza cyane kuri wowe bana natwe umunsi ku munsi, nkwifurize amahoro y'Imana. Nizere ko ibyo urimo byose biri kugenda neza cyane, kandi niba bitameze neza mu buzima ugire kwihangana, wizere Imana, wizere ko ejo n'ejo bundi bishobora guhinduka. Uyu munsi ngiriwe amahirwe ndetse n'umugisha ukongera kugira amahirwe yo kubonana n'umukozi w'Imana Gakuru Fabrice. Gakuru, tuguhaye ikaze. Turabishimiye wa musore. Urakeye kweri. Turakeye. Urasa neza kabisa. Haranakeye ntago ari mu gitondo. Uri mu mavuta y'umukozi w'Imana, urakeye, wambaye neza. Ntabwo nijoro n'undi arakeye. Wambaye neza kabisa, wambaye neza. Yubwiye umuntu ngo yambaye imyenda yawe nayo iri muri ya indi kiza abadayimoni. Oya. Agushobora kuyikoraho urwaye ugakira. Kubera ko ari amavuta turimo turasaba Imana. Ushobora gukora ku mwenda w'umukozi Imana wizeye ugakira. Kuko hari umuntu ugeze kwizera aragendanwa ku mazi umukozi w'Imana yanyweyeho, yandi abasigaye mu gacupa, arangije indwara yararwaye arakira. Kubera ko yabyizeye gutyo. Kubera ko yabyizeye akagenda akanywa kuri ya mazi, agacupa yanakajugunye. Kuko yaramuzeho amavuta nyine yo gukiza indwara arakira. Byo ni ibintu bikora bitewe n'umuntu wabyizeye. Bitewe no kwizera kwawe ufite. Turakwakiriye ku Nzozi Zacu ndetse no kuri Buhorwa TV. Twishimiye kubarwa ku Nzozi Zacu TV. Turabyishimiye cyane. Cyane umeze neza, uri mavuta mashya kabisa, mavuta ameze neza. Ariko urakibuka ko dufite gahunda yo kugikanyara kuri 20 na zingana. Kanyarira tuzajya ku itaki 23 azari kwa gatatu jo bundi. Hari n'umumama uri mu gihugu cyo hanze yashyizeho muri groupe yo kuri Buhorwa TV. Y'abantu bashaka kuzashyigikira mu kwitanga mu buryo bw'amafaranga, tukaba twazagaburira abantu babakanyarira basenga babayo. Abanyamasengesho bo ntago bakenewe gusengerwa, ahubwo 90% y'ibyo bakeneye nibyo kurya n'ibyo kunywa. Yarabitekereje turanabishyigikira natwe, twifuza ko hari dushobora kuzakorayo ikanyarira, tukajyana ibyo kurya cyangwa n'amaji n'ibindi bantu Imana bakarya bakanywa. Turabizyo iyo gahunda nanjye kandi abantu niba tabikora nzabyikorera mu izina rya Yesu. Nzagurisha inkoko 2 cyangwa 3 muzo noroye mbyikorere, kwako ninge byababaje cyane ko ngiye nkorera mu bintu bibiri. Nkorera mu gusenga, mu mamagaro, hamwe no gufasha mu bushobozi mfite. Yes. Ubwo twahirukanaga hari ku musozi w'amasengesho w'abanguka ngutabare, hari uburyo Uwiteka yakubwiye ndetse n'ibicaniro twari twagiye kuhasenyera, kandi byagenze neza. Tunabishimiye Imana ko byagenze neza cyane. Twasenye ibicaniro yego by'abahanuzi cyangwa se by'abantu bajya kuzirikana ku musozi, kandi Kanyarira tuzasenyayo ibindi. Abantu twatuma tuvugana avuga ati ingeze kugikanyarira abantu dusanga arimo guhirika amabuye, kuko tuhiritse ibuye ngo turi kwegura, barimo baregura abashumba babo. Ugasanga umuntu arimo guhirika ikibuye cy'umusozi ngo ndakweguye, bakegura abashumba bahirika amabuye. Ubwo naho tuzabohora abantu, ariko kandi twiteguye kujya kubohora
n'abapfumu bakomeye muri iki gihugu bigize ko bakomeye naho turashaka kuzagabaho ibitero twahereye mu misozi naho turashaka kuzajya twahereye mu nzu y'Imana twahereye ku bicaniro bibera bitewe n'abahanuzi. Okay, ujya kurishira ku rugo twahereye ku rugo. Ego ni byiza cyane tugiye kuganira byinshi cyane bikomeye. Ahangaha turi mu mujyi wa Kigali mbere yuko ufata urugendo werekeza iwanyu muri Nyagatare tubanje gufata kugira ngo tuganire ndetse kandi hari iminsi wari umaze hano muri Kigali ariko nta kintu kiba cyakuzanye no gusengera abantu mu buryo butandukanye. Dusengera abantu batanzwe ibitambi kuzimu n'abantu bafite ibiruwara bigiye bitandukanye nibo tumaze iminsi dusengana nabo. Byiza cyane eka ubanza dushyire imbere y'Imana ubundi hari icyo tugiye gutangaza gikomeye. Hari amakuru tugiye gutanga, amakuru adaturuka hano ku isi aturuka mu kindi kirere cyo hejuru kandi amenywa n'abasirikare bo mu mwuka. Sibyo Captain Fabrice? Data turagushimye ko uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, turagushimye ko uri Imana ifite ubushobozi, tugushimiye imbaraga ndetse n'ubuntu bwawe, tugushimye ko abanye natwe aho twagiye duturuka ajya hatandukanye. Izina ryawe bw'icyubahiro. Turi hano mu kiganiro cyangwa se muri rivuga butumwa kugira ngo ubutumwa tugiye kuvuga bwamamare hirya no hino ku isi yose, uze kubohora abantu wagambiriye kubohora, uze gukiza indwara wagambiriye gukiza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uze gushyira hanze amabanga akwiriye gushyirwa hanze mu izina rya Yesu Kristo, wambika imbaraga abantu bashaka kwambara imbaraga kandi dusenye imyuka yose ikorera kuri social media, imyuka y'ubupfumu, imyuka y'ubukonikori, imyuka y'ubumaji, imbaraga z'abarangi, imyuka ikorera mu nsengero, imyuka ikorera mu misozi, imyuka ikorera kuri internet, kuri YouTube, za Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga, abadayimoni bakora ku ikoranabuhanga. Iyo myuka yose turayinstalije mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo ziganze igihe cy'ububyutse mu Rwanda no hino ku isi yose. Igihe cyo kumenya Imana y'ukuri ni iki ngiki. Reka abantu data bamenye Imana, bamenye izina rya Yesu Kristo, kandi tugushimye ko ikiruta byose ari kuzaduha ubugingo buhoraho. Ubwo uzaza gutwara itorero natwe amazina yacu uzahamagara mu izina rya Yesu. Amen. Buhe umugisha nawe dukurikiye tukubwire ngo gubwa neza dukurikiye ukore subscribe ari izubara munsi ku munsi. Fabrice ni umukozi w'Imana umenyerewe cyane mu gusengera abantu mu buryo bugiye bitandukanye. Wenda wowe usanzwe utamuzi reka mukubwira ni umukozi w'Imana no gusenyera Satani, umunyamavuta akomeye. Reka mbivuge umunyamavuta atari ya mavuta yose avogerwa, afite amavuta atavogerwa n'izindi mbaraga izari zo. Na wavogera amavuta kubera ko kuyashaka natwe iyo tuvuye mu masengesho yo gushaka amavuta usanga ibiri kutubaho ari nk'iby'amatungo. Hari iyo amasengesho ukituma nk'itungo, cyangwa ukituma amaraso kubera amavuta y'ushaka amavuta nyine. Nesu wowe ukunda kunyitegereza najye ubona nabyibushye ubona ukabona ameze nk'ugiye gupfa. Byose mba nabuze ibyo kurya. Ntabwo ari uko wabibuze. Njye ndi umuhinzi sinjya muri ibyo kurya. Sinjya kuba ibyo kurya ndi umuhinzi. Ni ukubera kuva masengesho. Ibitoki n'ibirayi tukabiparika tugashaka amavuta, tugashaka imbaraga z'Imana. Urumva ko ni muri ubwo buryo hari abantu benshi umurimo ukora umuhamagaro urimo no gusengera ndetse no gusenya imbaraga za Satani. Hari uburyo wenda abantu bakuze social media abo wagiye usengera ndetse nabo ugenda ubona hirya no hino wowe ukagenda ubasengera mu buryo bwawe ntibinajye public, ntibinajye kuri social media. Iby'iki nta nubwo binajyaho. Hari n'abaza kwitangira ubuhamya kuri social media ati Fabrice yansengeye ibi n'ibi kandi twari tumuzi asanzwe arwaye tukabona yarakize, tugashima Imana ko Imana yakoze imirimo. Uri umukozi w'Imana ugira ifuhe y'umurimo wayo. Ibintu cye ntabwo nabura kukivuga mu buryo bukomeye. Umukozi w'Imana yava akagira cyangwa umuhanuzi agira ifuhe no mu gihe cyaba Eliya byarakundaga no mu gihe cyaba Paulo. Hari aho bagiye bagira impumyi ati ntuzongere kureba izuba bakagenda bakabakaba kubera ifuhe nyine ry'umurimo w'Imana. Ni iry'umuntu wese wahamagawe n'Imana agira ifuhe hava akagera. Okay,
wenda hari ikintu tujye kuvugaho muri aka kanya kimaze iminsi gisirikira ndetse n'ikinagaragara wenda ku ruhande rumwe reka mbanze nkubaze muri ubu buryo mbere ko tugera kuri iyo suje hari uburyo abakozi b'Imana bafunga imigisha y'abantu cyangwa se bohereza abantu hari ikiganiro cyo mbona nakoranye n'umukozi w'Imana witwa Ezekiel nacyumvisha mo nabidiriringa ikibazo na mwene data nawe uvuga ko ari pastor Gakwaya baratongana nagikurikira ndakirangiza Ezekiel ahita mwaturaho ibintu uzatungwa nubwo uri pastor ugomba gutungwa no guhinga imishiki y'abaturage ati ngewe mbikwatuyeho kandi uzabibona bahamagara n'umuhondo witwa Apotre Mutabazi nawe arabihamya ati biterwa n'amavuta umuntu bikwatuye hafite kandi ikindi cya kabiri gaterwa n'amavuta nawe ubyatuweho ufite ati ibyo bintu rwose bishobora kugufata niba kwatuyeho kuzatungwa n'imishiki ushobora kuzayitunga Fabrice dufashe ibyo bintu ni ukuri Ezekiel niba afite imbaraga z'hejuru za Gakwaya kandi yarahagaze mu mutware koko Gakwaya bizamusohoraho iburi icyo Gakwaya kwiye gukora ahubwo no kunshaka nkamukora deliverance ye kuzajya mu mishiki naho niba Ezekiel yari afite amavuta koko azajyayo ago Gakwaya anshaki ikindi kandi nabwo biterwa nyine n'urwego w'amavuta uwo muntu afite hari umutapa kunyatura ikintu ngo kimfate kandi ari n'umukozi w'Imana ahubwo agatuma ngewe njye musenya nkamuhindukirana kubera umuhamagaro undimo ariko Gakwaya inama namugira bose mbabona kuriya niba Ezekiel yaramwatoye ikintu kwa kamubabaje anamurusha imbaraga Gakwaya yibereye mu byo ari ku pastor yibereye mu bye bizagira gute bishobora kuzamubaho uretse ko hari igihe biba binagoye umuvuga butumwa yaturi ibintu nk'ibyo kuri pastor bikamusohoraho ariko ari pastor we uri aho ngaho nyine wa majogajoga bimubaho rwose kubera ubutware bwe bimubaho kubera bwa butware yahagazemo akatura cyashije bimubaho icyo wakatura ku muntu gishobora kumubaho none se rimwe natura kanseri ngo ikiri gakira neze ikindi kintu kitari cyo ni igiki ubu wakatura umuntu ati nagushaka muri gereza akajyayo oya nago nge ndi umuhanuzi w'umwana nakubwira ibyo ni by'abana bo mu mwuka usanga nyine usanga buriya uko umuntu avuka mu byo gumubiri agatanya ukamakamba aje akamera ubwanwa akagira gute no mwuka niko bimera no mwuka ushaka ufite ubwanwa ariko uri umwana ukambakamba uhubagurika utazi ibyo mu mwuka byari byo ngiye iryo jambo najya kuryatura hari uko umuntu yarengereye cyane nta n'ukuntu ntanamugoraguje mbese ni nk'umukaratika abakaratika ntabwo upfa gukubita umuntu wese uje kukwiyenzaho ahubwo urabanza ukanamugendera kure ujya kugaragaza ko uzi karate ari uko wamunakure ubona yagusagare cyane n'umukozi w'Imana ukuze mu mwuka uzi ko afite ubwo butware nikakora nagapfa kwatura icyo kintu bandimwe nawe yarengeye yamwise inkoko ngomba guhitamo hariya nubwo Ezekiel agombaga kwatura rira jambo ntabwo agomba kuryatura rira jambo kuko bari bahuriye muri deba iraho bose barimo barasererezanya abyumvishe nta n'impamvu yo kugira gute bura n'uburakari bwatumye babyatura ariko hariya ntabwo ariho kwatura rira jambo kuko bose bari muri saga bose bari mu kuburana ntabwo hariya yari ngombwa ko yatura ijambo nka ririya ntabwo byari ngombwa ijambo nka ririya ntabwo ryatura ku bintu bimeze nka kuriya oya biterwa n'umuntu ibyo yagukoreye biterwa n'ibyo umuntu yagukoreye cyangwa se n'ifu ijya ari ryose ntabwo umuntu muhuriye muri deba kuriya oya ntabwo ari ngombwa kwita watura kuriya ni ryari wowe ushobora kwaturaho ikintu umuntu nabivuze nyine ni igihe umuntu negeye mbona umuntu yarengereye cyane uretse ko ibyo nakunda kubikora intambara turwara n'iy'umwuka ntabwo ari iy'umubiri uzi ko ushobora no kwatura abandi ibintu nk'ibyo Imana ikakubara nk'icyaha nubwo bisohora ariko Imana ikakubaraho icyaha guteze nubwo bisohora wakoresha nuza ko Imana ikubara nk'icyaha cyangwa ikagufata nk'umwana uri aho ngaho paka ikwigisha igihe uzakurira ntabwo aba ari byiza kandi akayanutse ugiye gupfa kandi akayanutse mwatuyeho iki ubwo n'ubwana bwo mu mwuka ntabwo buragera ku kigero none se Eliya we hari uko batari baramujujubije ubu se Yezebeli amwirukaho akajya kwihisha mu giti cy'umurotemu ko atavuze ati imbwa zize zikurye
ntiyari afite ubwo bubasha, ntago ari buri kanya, ariko baravuze ngo wa munyaruhara we, abana bari aho b'inzere tu wa munyaruhara we agira umujinya avuga ati niba n'umukozi w'Imana amadubu naje mu ishyamba batemagura, mbese mu gihe kikize gute, mu gihe abona nawe yababaye biri ngombwa, ntago ari amagambo ahora apfa kwatura buri kanya oya. Byiza cyane Fabri, hari uburyo mu isi yawe, mu isi y'umwuka ukoreramo ndetse urwana uhura n'imbaraga z'umwijima kenshi cyane kuko iyo ugiye gusengera abantu hari n'izidusanga mu rugo. Hari unigeze gusengera mwirukanamo abadayimoni bitwa bari aba Madamu Samake Mayimuna, hanyuma azana n'amagini 3, icyo gihe nabaga Nyamata, biraza ngiye kuma numva umuyaga winjiye mu nzu, mfata umwanya wo kurwana nabyo, umwanya nari kuba ndi gusengera abantu n'abahaye rendezvous, umara ndimo kurwana nabo n'aba Mayimuna, ndi kurwana nabo, birirukanka birasohoka, numva birirukanze. Rebye ni ibintu duhora dukirana. N'umuntu nasengeye abadayimoni amuvugira bavuga ati turi amagini, twitwa Mayimuna, nge ndi Mayimuna. Hanyuma mu rukera mu gitondero ngiye kuma numva umuyaga winjiye mu nzu. Wari wabasengeye bagiye se bamuvuyemo yanakize, ahubwo biza nyine kurwanya ngewe. Ikora ko ari amagini kuzimu nyine, imyuka y'ikuzimu burana ikikora, hanyuma ndwara nabyo biragenda, nkomeza akazi kanjye. Rero umva rebye ni ibitero imyuka uhura nabyo cyane mu tubirwanya, tudakora amasezerano nabyo ahubwo tubirwanya, ntago duhura turi mu mishyikirano. Ku ruhande rumwe wenda hari uburyo usengera nk'abantu ukumva wenda abo bantu babarogesheje ku mupfumu runaka, babarogesheje ku murozi runaka, ukaba wamurozi wamuvugisha, ukaba umeze nkaho uri contact cyangwa se uhanganye na wamurozi. Ibyo bintu byitwara muti? Ibyo bintu se kandi mba ndi mu butware, ibyo bintu nta n'ikibazo bintwara, kuko ni imbaraga z'umwuka wera zikora akazi kazo, ni izina rya Yesu rikora akazi kazo, ni deliverance nyine gusengera umuntu abarozi bakamuvugiramo, n'abapfumu bagiye kumurogeshaho ukaba babategeka bakavuga. Ibyo ni ibintu bikorwa n'umuntu ufite impano deliverance. Yes, ibyo ni nabisanzwe. Uyu munsi wenda cyase no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni igihugu urimo, na ahantu ukorera umurimo, mu Bugesera ukunda kugerayo, Nyamata ukunda kuhazenguruka kenshi cyane. Nejo niho narindi, nejo niho warure, uyu munsi uri Kigali. Hari umuntu kuri social media uri trend ugenda azenguruka, yitwa Sarongo. Sarongo w'umupfumu. Sarongo w'umupfumu, uramuzi. Hari uburyo yafashe imbaraga z'abakozi b'Imana, arazinetereriza. Akantu ko kuzinetereriza rero niko bikarangira zikuneterariza. Ukaba ufite imbaraga uri umukozi w'Imana, ugiye kuneterariza izindi, izahubwo akazineterariza. Hari ikiganiro nabonye muri iki gitondo, wenda natekereza nawe wagize amahirwe yo kukibona, hajyayo umugabo w'umupasiteri, sinzi niba ari umupasiteri cyangwa se n'umupasiteri witwa, avuga ati genda umunyamavuta, nanjye kuganira na Sarongo, birangira afashe yinjiye mu bintu byo gushwanyaguza cyangwa se guhangana, kumenagura ibicaniro byande bya Sarongo. Sarongo wiki umupfumu ntiyamurwanya muri ako kanya, amureka risararanga, akavuga ati imbaraga zawe Sarongo ndazineterariza. Amahembe arafata kubita hasi ati ngenda neterariza. Ubundi ku ruhande rumwe wenda tutaragira kure, bira bintu cyangwa se umupasiteri wamubonye gute, cyangwa se ira sene, niba ari sene, niba ari agatwiko, nkawe nk'umukozi w'Imana, muri iyo spirit, muri izo mbaraga zo kurwana n'imyuka mibi, ubivamo buri munsi. Bira bintu wabibonye gute? Ura umupasiteri yajyanye ishyaka ndetse n'ifuhe n'umujinya bajya kwa Sarongo, hanyuma nyina amena gutwa ducuma n'ibiki byose, ariko buri ntambara y'umwuka ibamo ibintu bigari. Ura umupasiteri nubwo wenda byarangiye yirukanse, nakatari yagize ko nabikubonye, nakatari yagize. Ku ruhande rumwe wenda hari n'abantu batekereje ko ari agatwiko, nkawe wabibonye gute? Nge nabibonye atari agatwiko, nabonye atari agatwiko ari byo, ariko birangira ngo Sarongo ngo afite imbaraga ziri hejuru y'abapfumu. Gusa icyo twabwira abantu, wenda nabayongwe
ikintu dushaka kugaragaza ncabona twagaragaza niki hari abantu njya nkunda kubona kuri social media bavuga ko Sarongo atari umupfumu ari ibintu akunda gupanga 90% hari ibyo apanga n'abanyamakuru n'abantu baza gushima ibyo 90% ndabizi ariko ibyo nibikuyeho ko Sarongo adafite imbaraga zikomoka kwa Satani ibyo twita imyuka mibi akorana nazo ziriya mbaraga bavuga ati mfite imbaraga koko arazifite zikomoka kuri Satani arazifite ariko ntizigwanywa n'umuntu wari wese icyo nabwira abantu hamaze kujya pastor banga nibi warabaze bamaze kukubwira ariko ngiye ni nka 4 cyangwa 5 4 cyangwa 4 gutyo ni 4 pastor rero barananiwe hagiye kuzajya umuvuga butumwa uretse gatinda tutarajya kure cyane uravuga ati Sarongo kuko wenda no mu biganiro byawe nagiye mbona kuri Bohorwa TV hari abantu wasengeye ndetse ugenda nabivuga kenshi cyane Sarongo mu butwaro ufite we bwo kuvugisha imbaraga z'umwijima uvugisha umuntu na Sarongo uramuvugisha ibyo twara bivuze igihe kinini byararangiye ntabyo ndibuvuge abapasiteri bananiwe hamaze kujya pasiteri bane reka hazajye muvuga butumwa umunyamasengesho usanzwe udafite n'iranka na rimwe ari muri ministeri ivuga butumwa kuko abapasiteri bagize gute bananiwe tujye tureka ibintu uretse ko hari umushaka kujya nana mwakire bitewe n'uburyo yamubonye ariko koko niba ibyo bakora atari ugutwika mwanshakiye ibitangazo n'abakuru njye nanajyayo serious sino kukubeshya najyayo kuko nkareba ko ngaragura hasi nkamama pampe uko nyirukansa erega tujye tuvugisha ukuri hari amavuta atavogera nyeka ko ashobora kwanga konjayo bitewe n'uburyo azi ubundi wo mu buryo bw'umwuka icya kabiri ushaka gutuma atanyakira ni ukuvuga ko ngiye kumuzamukiraho nkaba namenyekaniraho agakana kagakubitamo ariko azi umuntu ujye kujya wari we icyagaza gishobora gutuma yanga kunjyayo ashaka kuvuga ati wowe umuvuga butumwa na pastor bageze gute barananiwe ariko ibyo ngibyo byirengagije akama karibu nge nkajyayo nge najyayo kandi ngira ngo uwo munsi igihugu cy'u Rwanda cyanyeganyega bamenya ko hari amavuta atagaragara mu makote no mu burebure bamenya ko Imana itarabana abantu ku butoni itagaragarira mu burebure no mu bugasongo n'amakote nge nanajyo na Bibiliya mfite damuntu ntajyo na Bibiliya mfite ngo wajye nta Bibiliya mfite najyo na Bibiliya mfite kandi ibyo mbona avuga ngakorera abandi abinkoreye aba bantu bigwa bamamagara ngo masengere bajya bamagana nkabwira ati mujye kwa Sarongo niho nabonye ufite imbaraga namwamamariza rwose ugiye kwa Sarongo akagutsinda namwamamariza wajya uvuga najya kuri YouTube ngavuga ati muyoboke kwa Sarongo nabonye afite imbaraga nge nta mbaraga mfite nge nabikora seriye kuri Bohorwa TV abantu nasengeye bakira kanseri barabyara niraze kuvuka ababyumvishe hawo nasengeye baruze inzoka zijya mu maguru yabo zirabakorogoshora iyo operation irahari n'abadayimoni arimo kwivuga birahari ni ibintu bigize gute bikame ifasha amashusho Imana yagiye dukoresha ibintu muri iki gihugu cy'u Rwanda urabizi ku mateleviziyo atandukanye ku macana atandukanye ku Mpemburo TV hari abantu bageze muri 6 nasengeye muri Bugesera afata ubuhamya mu Mutara hose ku Mpanuro TV abyumvishe nibira ahantu henshi no kuri Zaburi nshya hari abarigeze muri 3 wabyumvishe hanyuma rero urumva ko namwamamariza bigakunda ntabwo imbaraga za Sarongo zikwiye kurwanwa n'ubonetse ari wese umukozi w'Imana wagiyeyo by'umwihariko reka duhere tuvuguriya wenyine tumuvugaho ariko uriya we hari uburyo wenda byagaragaye aragenda afata ibintu bimwe na bimwe arabimena afata bimwe tubona kubita hasi bicuma ndetse n'amahembe kuko byagaragaraga uriya mukozi w'Imana afite imbaraga ariko Sarongo yavuze ngo uriya mukozi w'Imana ngo hari utubaraga yazanye ngo nimba yaducishije ngo nimba rutwimana ngo nimba wonda yarigeze gusenga ngo nagabize ngo ariko ngo rutubaraga agize gute yazanye ndajya mubwire damuru tujye tubyemera iyi si y'umwuka imeze nk'igisirikare abantu barutanwa amaranga uduko ushaka kuri pasiteri uri na bishop umuvuga butumwa akakurisha imbaraga z'Imana mu byo gw'umwuka ibintu urabyemera akakurusha imbaraga pe ariko mu byo kwimikwa umwubahira nyine ko ari mukuru mu murongo wa Bibiliya ariko mu buryo bw'umwuka umurusha amavuta umurusha niki n'imbaraga kukubwira ngo umupfumu ntabwo ari ukukubeshya si byo kwiyemera singira ngo menyekane
rumva nishaka nzarore kumenyekana namenyekanye byararangiye naho nakorera mu cyari wacu cyangwa ahantu runaka abantu 2 3 4 5 bakabohoka nshima Imana so kuvuga ngo kumenyekana nibiki nta mupfumu muri iki gihugu cy'u Rwanda natinya kwinjira ngo namenagura imbaraga ze kandi akakano kitondere kandi ntagiye cyuna kimwe cy'igihugu cy'intwara nkaguruka ngagenda nkuko ngenda ibi ngibi ndi kuvuga sindi kubivuga ko kubera ko hari aho njya mbona mukunda kwakira incuro nyinshi bavuga kuri Sarongo no kubapfumu bagaragaza ko hari imbaraga z'ikizimana wabyumvishe yakumva imbeba muri parafu akirukanga gatokesha nge nago ndi muri abo simbivuga kubera ko iyo ngo yabivuze ntago mbivuga kubera ko nabandi bajya babivuga mbona barimo gutwika nge ndabivuga mpagaze ku maguru yanjye 2 wabyumvishe ndabivuga nkumeje simbivuga ndi kujejenga simbivuga nk'umuntu bahamagara mu kanya ati tugende cyangwa tuye gucya na gucya ngo nitire wabyumvishe ni ibintu mvuga mbyapuritseho nta mbaraga z'abapfumu zireje imbaraga z'Imana zindimo cyangwa se ziri mu bantu bahamagawe n'Imana bafite amavuta bazi si y'umwuka yariyo n'imbaraga za daimoni izarizo na Sarongo nubwo akorana n'amahembe n'iki amabanga ngewe nzi yo mu mwuka Sarongo azimakeya amabanga nzi mu byo gumwuka azimakeya imyuka akoresha uburyo nyizi nge mbizi kuruta umupfumu kandi anabyibwamo nabibamo gute wabyumvishe ubizi kuruta Sarongo bikoramo mbizi kuruta Sarongo bikoramo kwa ko nyina hawo ubwiru n'Imana kugira ngo mimenye hanyuma ngire gute mbona uko ndwanya ibintu nzi ibyo ari byo yes imbaraga abapfumu bose bakoresha Jena nakubwira operation nshobora gukoresha nyinjira kwa Sarongo mu minota 5 iyo operation imaze gukora ikintu kidasanzwe ariko nayo navuga ntarajyayo mu minota 5 nge nago najyeho menagura ibintu nka biri ntavuga ni koko katurebe iyo nkoni uko avuga ngo arahana none na icyo nakoresha nakoresha ijambo wenda ari mubabaza kugira ngo ndeke kwamana nkuko ari Rwanda abandi wenda iryo jambo nakoresha na ikintu nkora kikamubaza wenda akamana amuga ati nunangire n'imbabazi hanyuma tukahaguruka tukarwana mu buryo bw'umwuka isi ikagaragaza ko hari imbaraga z'Imana wenda hari uburyo yabifashe ariko bira bintu nibi byo kugaragaza ko umupfumu mu Rwanda ngafite imbaraga ziri hejuru y'abandi bapfumu kaka nagari keza abapasiteri mbese bubaha abapfumu bafata n'abakristo babohereza kwa Sarongo abapasiteri bane bamaze kujyayo Sarongo abarusha imbaraga reka azajye umuvuga butumwa rero atambaye ikote ry'igipasiteri uri ready yo kujya kwa Sarongo najyayo ntago ngiye ninya kujya kwa Sarongo najyayo reka wenda duhebe nareba koko biri yavuga ngaratunga inuza ariko subundi cyangwa se bazaza n'abarwayi cyangwa tuzasanga n'abarwayi tubasengere bakirira imbere ye tubona basengere bakirira imbere ye abarwayi tubabwira ati nimukira muvuge ko mukize tunabasengera imbere yiwe ntabwo mu Rwanda ducare ubupfumu ugasanga afashe nk'ihene ayishyize imbere hariya itunze inkoni biriya byashobora kuba ari n'imiti baziha zikabudedeza cyangwa se no mu nkoni ye harimo amahembe kuko n'amahembe nayo ashobora kubita ihene hasi ariko ihene nta mbaraga z'Imana bifite ntabwo ihene igira imbaraga z'Imana ku ruhande rumwe abantu dufite ubutware ku matungo iriya nkoni yatunze akayitunga umukozi w'Imana akayimutunga umukozi w'Imana afite na Bibiliya ariko agahita buri ubwenge agahita yashaka no kwikubita hasi wakirukanka kandi ari umuntu wasizwe amavuta tuvuge gutyo bira bintu babishatse kuvuga nge nakwemera ko wasizwe amavuta kwa komwe kuri social media mbona ubuhamya bwawe 3 4 5 mbonye ubuhamya bwawe nkuze neza ibintu nkabiriya bijyamo barafite umuhamagaro ntago ari buri wese pa kwishora utazashora abantu bavuga butumwa bawe ubwo wakira kuri za YouTube utazashora abantu bahanuzi bawe ubwo wakira kuri za YouTube baza bari guhebeba nk'ihene bazahebebirayo ntago ari buri wese winjira ku bapfumu sibyo ntago ari buri wese usengera wirukana abadayimoni hari abantu tuzibiruka basengera bafite abadayimoni kandi bafite n'ishyaka akamusengera agashirira mu maso agashirira kubera bakaza kumwihorera hari aho twasengeye umutara banyeganye gusengera abantu mu mutara inka zabo zirapfa bikagira bikica amatungo yabo bikica amatungo y'abana babo bakarwara ntago ari buri wese wirukana abadayimoni ntago ari imvubutse yariyo yose
ni umuhamagaro my friend. Nanjye bavuga ibi ngibi nuko mfite ubuhamya buri public, ntabwo ndimo nikina, mfite ubuhamya buri public, si ubwanjye n'ubwo abantu, ibihamya byanjye n'Imana bitanga iri muri nge. Ndamutse ndi kuvuga ibi nabo buhamya butatu bune, ntabapfumu dusenyeye, nta myuka mitwirukanye, ntabwo byagira imbaraga. Ariko kuvuga ngo kujya kwa Sarongo ntabwo yakwemera ko njyayo, arabanza akamenya umuntu uje iwanjye ninde. Ku ruhande rumwe niyo umuntu agiyeyo aramubonye, aramureba mu myindi si y'umwuka akamumenya. Erega barareba. Gute? Barareba, hari n'umupfumu wiyubaka none akagera ku rwego ugambirira kujyayo akamenya ngo abantu amahembe n'imyuka ikamubwira ati hari abantu bahagurutse baje hano iwawe, akabitegura mbere yuko mujyayo. Hari igihe mwinjira mu marembo y'umupfumu hasi mu butaka, hano mwinjira kuri porotaye hari imyuka itabye, hari ibintu bitabye hehe hasi muri porotaye. Rero waba uri umukozi w'Imana ukagenda nk'umusivile, njya kuri Sarongo bururu, watezwe my friend, watezwe ntabwo uzurugo ugiye kwinjira mu rugo. Ariko mu Mutara hari umugabo witwa Ndera manza nawe witwaga Kwaya hari, wabyumvisha, yari umurozi, yararoza abantu ku musozi, bose bajya kumushikisha Uganda, bajya kumushikisha Uganda, amahembe yaza kwa Gakwaya agasanga yageze gute, agasanga Gakwaya ari mu mazi, mbese n'amazi. Izi bintu yarakoze, yafashe umuvure aranya gusukamo amazi, akamenya ko hari abantu bajya kumushikisha, yararaga mu mazi imbere, amahembe yaza agasanga n'amazi, wa muntu ari kurogesha n'amazi. Ariko byageze aho baza kumunangura baramwica, abarozi bagenze baramwica, yari yaramaze abantu, ariko kumushikisha byaranze, kumurogesha byaranze. Wabyumvisha, abapfumu rero njye nkubwira bafite imbaraga, barazifite abapfumu imbaraga barazifite. Wabyumvisha, bafite imbaraga. Hari naho dusengera mu rusengero hajemo abarozi, ukumva hari ibitero by'umurozi uri mu rusengero, ukabirwanya mu minota 2, ukabura bisenya, ugatera n'abarozi. Dutera twebwe n'abarozi, dutana n'abarozi, ugasenga mu rusengero wari abarozi baje kuroga amateraniro, basanzwe banaterana mu bahari. Ibyo ni ibintu rwose ni ministeri nzi n'amateraniro. Mu materaniro ugahita wumva ko hari undi mwuka w'abarozi cyangwa se umwuka w'abarangi wakwinjiye mu materaniro, uhita ukora nk'iki? Ntabyo numva byanyinjye, ahubwo numva ko bihari. Icyo ngwasa ni akindi si ugusenga nyine nkabirwanya, bamenye ko bihari kugira ngo mbiteshe agaciro, uwo murozi acyure ko atahane ko yabonye ko hari imbaraga z'iki z'Imana, cyangwa ugasenga bikamugaragura hasi agakizwa gutyo. Cyangwa se buretse ko abarozi batapfa no gukizwa, nta murozi upfa gukizwa, cyangwa se abapfumu iyo ngo bapfa kubwiriza Sarongo agakizwa. Erega Yesu uvuga aramuzi kandi azi ko afite n'imbaraga. Biriya abikora nk'akazi, abikora nka business. Gusa ikibi cyabyo nuko biyobya abantu, kandi Imana ntabwo ibyemera. Kwizera iki gihe dukeneye ntabwo ari gukora mu buryo bwa gipfumu, ariko ikigaragara no mu Rwanda n'amahanga byandike, ni itangazamakuru byo hanze bibyandike. Mu Rwanda hari umupfumu uri hejuru y'abakozi b'Imana, babyandike rwose, kuko nibyo barimo baratwereka ko mu Rwanda nta muntu ufite ijambo ryo kuvuga. Umupfumu ari hejuru y'imbaraga z'iki zakoze Imana. Hamaze kujya pasiteri bane bakagira gute bakananira. Aka kajambo kiza yasorejeho nakumvishe, yavuze ati n'undi mu pasiteri wumva ashaka kungana nanjye azazi, tuzagero turabavuga butumwa. Ako kajambo yasorejeho avuga ati n'undi wese ngo tuzajye. Ngiye numvaga nshaka kujyayo wenda bakabana banakurega ati wavogera urugo rw'abandi, ako kaboro tuzagakata tukatwe nagira tuzakitwaza avuga icyo namushimiye nuko kari w'abakozi b'Imana. Urashitegaje kuzakira umuntu umwe, amateka yagahinduka. Fabrice rwose ntukanze. Ubu ngubu rwose uri ready yo kujya kwa Sarongo, kuko uravuga ati simvuga ko ndi ready. Ngiye nako cyane no kujya njye n'umunyamakuru umwe, ariko umunyamakuru umwe yabikata man, yabikata ibintu byabera, yabikata yahamuha ruswa. Sarongo ndusha amafaranga, Sarongo afite amafaranga, ariko ni mwisi y'umwuka ntabwo yandusha imbaraga. Ntibishoboka aka ku mafaranga wenda namanika amaboko, ako simvuze ko nanjye ndi inzererezi, sinkodesha, mfite iwanjye narubatse, sindi inzererezi nanjye. Wabyumvishe, ariko andusha iki? Amafaranga. Kandi reka yandushe ni mu gihe abo nsengera nibatura, ndamusengera agakira
agacira amahembe ati nagiye kwa Sarongo yamazeho ati nagiye ku bapfumu bonda batatu Sarongo barayamaze ati mukozi Imana baneje n'inyati nsengera rwose Imana imumugisha nzatanga ituro iryo akabaye ama yarijyanye he ku bapfumu nuko kwata kandi umupfumu we abyumvishe umupfumu we kujya kugusuzuma urabanza ukishyura ugatanga amafaranga abyumvishe kubwira ati cira ugacira ku rujyo hari amafaranga amaze kujya gutanga nuko atakira umupfumu ni hehundi ubutunzi ariko mwisi y'umwuka nabanyantege nkeya mwisi y'umwuka natubaraga akumbwira gute ko umupfumu yanshobora akurwanisha imyuka y'abadayimoni nibwo nirukana kuri telefone ari ibintu bitajya bikunda umuntu arahamagara akambwira ati ihembe ryamfashe ndi mu mujyi ndi kwigendera nishimana ko rikure kujya akafataho ati ndakize nose muri arasengesho yari akuri banka ngutabara nabantu banditse muri komante uretse computer na marikode najyana nyakumvisha abantu babohokeye kuri amusozi nibere mutanimo nasenga Imana igakora gukora bari mu bihugu bitandukanye umuntu ufite izo mbaraga ninde koko nk'umupfumu tujye tureka kubeshya ku ruhande rumwe wenda reka mbabwire kino kintu as clear nkanje social media nzibaho ibintu biba kuri no mihanda ndayibona abantu bose bajya kwa Sarongo nta nubwo na rimwe ndababona bari muri deliverance zo gusengera abantu nicyo kibazo nyine none nge nashaka ndabona rimwe bari none nge najyayo nka special force mu ntambara y'umwuka ubu ni special force na ingabo zijya ahantu urugamba rwananiranye abandi basivile bananiwe special force ni umusirikare ujya ahantu ni ingabo zorezwa kurwana ahantu rwakomeye batabahaniyo n'izindi zo ngabo za nyuma kandi nyuma yo kujyayo nge nta undi muntu wajya nyuma ngagira ikintu akorayo so gukubeshya uvuyeyo uretse ko nge nanasigaye umuvumo nk'uyeshwa yashize kuri Yeriko reka ngerageze ku murongo wenda mpamagare Sarongo uko nimero ze njya nzigira muhamagara mugate Fabrice uramuzi kamubwira nti mwene neza sa kamuhamagare wari namubaze kuri uretse katari bugufate wenda unamubaze kuri nta kibazo reka nase nawe ujya kuraguza ko ufite nimero ze ntago njyayo iyo bakwibye ndumva ari kuyivugiraho iyo bakwibye bakumvikana nasoza kuyivugiraho tumuhamagare vuga ati hari umukozi wahaye karibo abakozi b'Imana kuza hariya iwawe ariko nakubwiye ko nashobora kujyayo ku munyamakuru umwe ati ngiye sinzaza nabariya bahora bajyayo batwikayo ne mu bishaka uzabahuze wo munyamakuru kuko uzabahuze ko cyane no nshobora no kubabwira nibabyumve kuko bariya nabisi nabo nabisi simbizera ntago najya batera byuza atarenganya makuru nka batatu nzaga nimukareba abantu mu gihagara mugira ngo ni bagenzi banyu ugira ngo baroroshye ntago tworoshye ntago ndo kujyayo mu munyamakuru umwe reka nkwereke sibyo tuzabitegura n'abantu bazadushyigikira mu buryo bugiye butandukanye sibyo bazareka nibazanadusengera bazabireke ko dusengera abasenyisho Fabrice ngenda kwizeye ubwo nitujyayo ukantanga nyine ubwo Imana ukorera nakubwiye ko nta muntu akongera gusengera nzahita ndeba inyuma abo nakongera gusengera seri nezo garadamu wowe wamusengera ari wowe tuvugize ukuri nsengera nde Sarongo ibyo mbaraga vuga hagize ikintu akora kuri nge ari nkawe wakongera gusengera abantu usaba usengera mu ikiko ko wabohereza abantu babonye imbaraga ntabakongera kwibusengera abantu babimenye neza imbaraga z'abapfumu ntabwo ziri hejuru imbaraga z'Imana ibyo abantu bimenye kandi babyita erega ibyo ngibyo abantu barabizi ibyo tubabwira muhora muna repete n'abarabahanuzi gutumira ibyo nawe utabizi babyumvishe mwibwa muri imidirimbo z'Imana mukarimba byose yapfuye ku musaraba ngafite imbaraga ariko ikibazo cyavuka mukajya kuraguza kandi ejo mwaririmbaga babyumvishe ejo mwagaraga imbere y'Imana ngo Mana ufite imbaraga ngo sunze uko bigenza ngo itegetse biratunga ariko reka kigufate ku kuguru urajya kwa Sarongo ujye mu bapfumu ibyo byo kuvuga ngo imbaraga z'Imana zo hejuru y'abapfumu ibyo nta n'umuntu utabizi ahubwo kukibajyayo ahubwo biragaragara hehe koko ko ari ukuri nindi Imana ihagararaho akagaragaza ko ibyo bintu bigwa baririmba cyangwa abantu bazi biragaragara koko ko ari ukuri uwo muntu byanga bikunda arahari muri iki gihugu cy'u Rwanda ashaka kuba atari nanjye ashaka kuba hari n'umushaka no kunazanangayo nawe ufite imbaraga z'Imana akagaragaza imbaraga z'Imana ariko icyo twanahanura nk'ubuhanuzi atari n'ibyo kwatura
Sarongo azanazima burundu no kuragura bivemo by'ubupfumu birangire gusa bivemo. Icyo gihe kizabaho rwose bibe nk'amateka azime nk'uko n'abandi bose bazimye. Biriya n'iki bitewe n'iki bitewe n'imbaraga z'Imana nyine zireje abapfumu. Ntabwo Imana iri mu ruhande rw'abapfumu, nubwo avuga ngo inga Imana ngo niyo yambaye izo mbaraga zo gukoresha ibi, ariko Yesu Kristo wapfuye akazuka n'Imana dukorera ntabwo ishyigikiye abapfumu rwose. Icyo cyo twagihamya. Ntabwo Imana yaremye ijuru n'isi, ntabwo Imana y'Abadiventiste umunsi wa karindwi asengeramo, ntabwo biriya bintu bishyigikiye. byo kuvuga ngo ni imbaraga ngo yahawe ngo ni Imana bajijisha gutyo, ntabwo Imana ibishyigikiye. wenda dusoza ikiganiro, n'ubuhe butumwa wahurira mu pasiteri wagiye kwa Sarongo? Ubutumwa agatsindwa ese ko n'ikiganiro kibaye Sarongo gusara uriya se agatsindwa se ntajya ndashaka amavuta ntajya gushaka imbaraga z'Imana n'umuhamagaro. Ikindi buri Imana iguha imbaraga bijyanye n'umuhamagaro ufite uyu muvuga butumwa, amavuta Imana izaguha nayo kubwiriza ubutumwa, wabyumvishe abantu bagafashwa, ni Imana izaguha. Nimba ari ubuhanuzi, Imana izaguha andi maso yo kumenya no kwerekwa cyane. Nimba ari ugusengera abantu, Imana izaguha amavuta yo guhagurutsa ibirema n'ibicucu bya bigakiza abantu. Mbese amavuta usabye Imana agendera ku rwego, agendera ku mpano ufite. Ushobora no gusaba Imana amavuta, nibwo amavuta yo kurwanya Sarongo uri umuvuga butumwa, akaguha amavuta yo kuvuga ubutumwa. Yes, nagenda asenge. Ikindi niba yaragize ikibazo mu mubiri we, azamamagare mwirukane ibyo bintu, ahinduke muzima nk'uko yari muzima, nubwo ari pasiteri. Nubwo biriya wenda ibyo Sarongo irankuni yaba yaramutunze, wenda hari ingaruka yamugizeho, nabyo birashoboka. Tuzamusengera kandi kumusengera kwanjye nako namusengera gutya mu kirere gusa. Namusengera mbugana na kuri telefone cyangwa turi kumwe. Ntago njya nkunda gusengera mu kirere muri deliverance yanjye ifite imbaraga, ntabwo ari mu kirere. Hari byo nsengera mu kirere, yego abantu baduha ibyifuzo, twagiye no kuri iyo misozi, akintu bya deliverance cyane njye nkunda kurwana kuri tele cyangwa kuri telefone. Kanongeye mamagare Sarongo, njye mubwira nti rwose ari umukozi w'Imana ndetse niba kiri kwivugiraho. Fabrice mubaza Fabrice mubaze izina ryawe. Ndashaka kuvuga ngo ushaka kubazamukiraho aranze kumwuka aranze Kamfata. Cyangwa yabyeretse umuntu murapanga ibinyoma, isi yose kabimenya, agiye gupfa kumuhamagara ukamufatisha. Ahamagarwa n'abantu benshi, ntago ari kumfata mu kanya, ari kuyivugira ariko ntago wabyumvise, ariko ntago ari kumfata. ahamagarwa n'abantu benshi, ashaka kutagufata, reka tumwihorere cyangwa se yanamenye ibyo ari byo nabamenye cyangwa yanabyeretswe ku ruhande rumwe. Okay, urumaze guha umupasiteri ubutumwa ati nabanza ashaka amavuta, ikindi cya kabiri niba hari ingaruka byamugizeho azaze nzangenza. uretse ko pasiteri asubiyeho Sarongo nta nubwo yanamwakira, barabyarangiye ntabwo yamwakira. Pasiteri Gabora nawe afite imbaraga z'Imana, uko namubonye nubwo byaragiye atsinzwe, yarangaye si kuri abarwaye intambara y'umwuka. Uriya mupasiteri yarangaye hehe? Yarangaye hehe? Yarangariye mu muhamagaro wenyine n'Imana. Nimba banamuhaye gusenyera abarupfumu n'abakonikoni, bose ntabwo zabasenyera kimwe. Kuko imyuka ntabwo ari imwe, n'abapfumu ntabwo bafite imbaraga zimwe. Nimba yavuze ngo yasenye urembo rw'abarangi, uko basenyera abarangi ntabwo ari uko basenyera Sarongo, bigiye bitandukanye. Buriya wowe wahise ukabona avuga uko warwanya ihembe siko warwanya nyabingi, nta nubwo zigira imbaraga kimwe. Ntabwo abantu bose bagira imbaraga kimwe. Buriya wahise ubibona aho yarangaye n'aho bamwibiye, buriya wahise uhabona cyane. siko naho burya urugamba rwose ntabwo barwana kimwe, ntabwo barwana kimwe. Njye ko namurwanya n'igikuruzi kandi nemera n'Imana ko ari 100%. Sarongo wowe n'ubuhe butumwa wamuha? Sarongo se icyo wenda ubutumwa namuha, naneke kwerekana abantu, kwerekana ko afite imbaraga ziri hejuru y'abakozi b'Imana. Wenda kana kuvuga Imana kwa ko nawe ayivuga,
ariko ye kwerekana ko afite imbaraga zo hejuru y'abapasitori, sibyo? Ye kwerekana ko afite imbaraga zo hejuru y'abapasitori kandi ngo avura akoresheje imbaraga z'Imana, avura akoresheje abadayimoni, ntabwo ari imbaraga z'Imana. Yes, ikindi azagereka gupanga ibintu, ajya wenda yerekana ibyo kuri wenda bikeya akora, ariko reka gupanga niki. Ikindi azitegure ko hari umuvuga butumwa uzinjirayo kubera ko pasiteri bananiwe. Muteguje. Yes, yitegure ko hari umuvuga butumwa nabyemera uzinjirayo. Yabyemeye kuko yavuze ati ngiye karibu uwo ari we wese. Tuzajya tuganira no kuganira. Umwereke. No kuganira ngarugwangana nawe. Tuzatugiye kuganira cyase kureba, deja kureba izo mbaraga wenda avuga afite da. Izo avuga afite ziri hejuru y'uko ziri. Hazinjayo umuvuga butumwa nawe ari hafi kuzajya. Reka ni mu byanga kabangiye mwese. Kandi aramutse nabyanze naza nagaruka nkanabitangaza ko yabyanze. Uzaba muri kodinga yo gusa. Uza nujyayo uzamwiki. Uzajya reka telefone. Mwebwe abangiye na mukodinga nyuze kuri mwe. Oya ngewe nta kibazo, nge iyo mission ndibuze kwikina. Amafaranga mubaha. Vugaye n'umunyamakuru runaka mvuga ati mureke tujye kuprovinga ko turebe ibintu bigaragare niba ari Imana idushyigikira, niba Imana dushaka kuyikorera mu kuri no mu mwuka. Uburyo abantu bamaze kubona ko hari izindi mbaraga ziri. Tuzajya tutari no kuri kamera. Oya? Kubera iki? Ariko kubera kuri kamera naho byasakaye. Niho byasakaye. Aho byurenge ugiye n'umugore kure. Tuvuga ati reka tugende. Ubundi gahure n'iki? Nta kibazo rwose. N'umunyotsi. Turi tayari. Hari ibyo Imana igeze kumbwira ngo ikintu cyose uzasenya uzaba uri umuhamagaro w'Imana. Abyumvishe umuhanuzi Ramano amuga ati ibintu byose uzasenya n'ibintu byose uzajya ukora uri mu izina rya Yesu, Imana izabigushyigikiye. Abimbwira atazi n'umuhamagaro wanjye. Nari ndavuga ngo nta hantu nzongera ndavuga ahantu hose nzajya minjira. Niyo wambwira ngo hari inzu numvisha ngo mwizindira ngo hirya ngo zivugirwamo n'abadayimoni. Hari n'ahantu winjira abadayimoni akagutera amabuye. Niyo wambwira ngo hameze gute. Wambwira ngo biravugira mu gikuta, ni wagira gute? Ntago natinya kujyayo. Uko bya bimeze kose, bya bivugira mu gikuta, bya bivugira mu gicuma, bya bivugira muri Bibiliya, byose nibyo nagiye mbona. Yaba ari uramupfungu ukuramo abantu imyenda ngo bakobwa imyenda, yaba ari hehe, ndi tayari kwinjirayo kandi ko ari ukuri. None se ku ruhande rumwe hari bivugira muri Bibiliya. Ndi umuntu umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda uzagaragaza imbaraga z'Imana ko zireje abapfumu. Nge ndabitangaje. Ndi umuntu umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nishaka no hanze tuzajyeyo. Wabyumvishe? Nishaka no hanze tuzajyeyo. Ndi umuntu umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, nishaka bizanwa imyaka 20. Abapfumu bazatinya avuga ati hari umuntu. Bazakoresha intwaro z'umwuka gusa. Hari umuntu muri iki gihugu cyo hari agahungu kagufi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kazengereje abapfumu n'abarozi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Wetu ntuzabe hari igihe iri kode izajya igaruka yirepeta mu myaka izaza izagenda yirepeta byarasubiwemo byagiye bigaragara. Uzabibona. Ntabwo Imana ishyigikiye ubupfumu damuru. Abapfumu icyo bakora no guteza abantu imyuka mibi, abarozi bakujya korogesha abapfumu, bakujya korogesha abantu mu bapfumu. Naba agenti ba Satani kandi Imana duhamagaye kurwanya Satani. Rero go Satani imbere yanjye ngo arimo aragwana nanjye mu izina rya Yesu. Yambaye umubiri n'amaraso. Rero pastor yarwanye na Sarongo, ntabwo yarwanye n'ibiri muri Sarongo. Yarwanye na Sarongo gute? Ntabwo yarwanye n'iki muri Sarongo. Bibiliya tubwira mu Efeso 3:12 ntabwo dukirana n'abantu bafite n'amaraso. Ni ntabwo Sarongo n'umuntu w'Imana azanakorera Imana, we ntacyo umuntu abana mushakaho. Abyumvishe ahubwo iki bya bintu yaciririye, bya bintu avuga by'ibibaraga afite nibyo Imana duhaye kuruhangana nabyo no kubirwanya, kandi n'ingabo zaciriwe hiteka zaratsinzwe, nitwe tuyoboye. Mwe muyoboye. Ni byiza cyane Fabri. Wenda dusoze ikiganiro itariki 20 harya n'eshatu zaba ari kuwa gatatu tuzajya masengesho minsi ngaharya
shaka gufata ibi cyangwa 3 bizaterwa n'ikirere cyaho uko twakibonye. Cyangwa 3 wenda n'abantu badukurikira dushobora kuzabana mu buryo bugiye butandukanye kandi abantu bandika ibyifuzo bandika inbox kwa Fabrice babe babimuha kuko nabyo turifuza kuzabisengera mu buryo bugiye butandukanye kandi n'ibyakinye byo tukabisengera ntago nzagenda njyenyine hari n'umupasiteri tuzajyana n'abandi nanjye nawe turi hagije ni byiza cyane turi nka 4 cyangwa 5 bane gutyo ni byiza cyane rero katubashimire mwese mwabanye natwe muri kiganiro mumenye ko hejuru y'imbaraga z'iki n'iki z'abapfumu z'abarangi hari imbaraga z'Imana kandi izo mbaraga ibyo kandi si ukubivuga gusa ni nako kuri bihamya birahari abantu benshi rero bakunda kumamagara bambaza nimero za Fabrice agiye kuzibabwira kandi none tuze kuzandikaho hejuru kugira ngo ibintu bize kugenda neza abundi Fabrice adusoreze n'isengesho kugira 0783 ngira gahunda nyinshi z'amasengesho no kusengera abantu n'imirimo myinshi y'Imana ushobora kwamagara ukambura cyase kunyandikira sibite ngusubiza urabyihanganira cyatugana na gahunda igapfa urabyihanganira ugakomeza ukagerageza paka connection zikunze cyase duhuje ugumye ukagerageza n'ukujya babyihanganira kuko ibintu abari byinshi kandi n'abantu bari benshi abari byinshi iby'ubu buzima byo gushaka imibereho ya ni ibintu nk'ibyo reka dusengere dusoze bana turagushimye ko abanye natwe muri iki kiganiro reka imbaraga zawe n'ububasha bwawe bikomeze kugaragara hagati muri twe mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti data ubohora abantu wagambiriye kubohora muri kino kiganiro abantu baboshywe n'imyuka y'ikuzimu abantu baboshywe n'imbaraga z'abarozi abantu baboshywe n'imyuka y'ubupfumu mu izina rya Yesu Kristo bakire kubohorwa n'amaraso yawe iki ni igihe cyo kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare ko ziri hejuru y'imbaraga z'abapfumu nk'uko nibundi ari itegeko ko Yesu yatsinze urupfu ndetse n'ikuzimu mu izina rya Yesu ndagushimye Imana ko ufite imbaraga n'ubutware n'ubasha n'ubushobozi ukomeze urinde abantu bawe ugeneza abantu bawe ukize indwara impfubyi n'abapfakazi bose bakize kurara amaseti turi gutegura uzajyane natwe uzabane natwe mu izina rya Yesu amen.